Mbahaye ikaze kandi ndabasuhuje inshuti bakunze b'ikiganiro ejo. Ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiganiro ejo mugikurikira ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika mu masaha nk'aya. Roger Niyigena ahagarariye iki kiganiro, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, muri studio mugiye kubana nanjye Nicole Giraneza. Mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Tariki ya 21 Nzeri ni umunsi mpuzamahanga wo kwizihiza amahoro washyizweho n'umuryango w'abibumbye. Kuri uyu munsi ibihugu byose bigize umugabane w'isi bizihiza umunsi w'amahoro, aho buri wese ashishikarizwa gusigasira no kubungabunga amahoro. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka irarebana no kubungabunga ibidukikije nka bumwe mu buryo bwo gutuma habaho amahoro arambye ku isi. Ihindagurika ry'ibihe ribangamira amahoro n'umutekano by'abatuye isi, aho usanga ibiza bituma miliyoni z'abantu bimuka bakajya gushaka ahandi baba, ibura ry'ibiryo ndetse n'ubuzima bw'abantu bukarushaho kujya mu kaga. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko irebana n'ibidukikije. Ese aho utuye cyangwa ukorera ubona ari ibihe bikorwa abantu bakunze gukora byangiza ibidukikije? Turaza kumva ibitekerezo bya bamwe mu bo twaganiriye ku birebana no kubungabunga ibidukikije. Turumva kandi ikiganiro kigufi twagiranye n'umuyobozi w'ihuriro ry'abanyeshuri bihuye bishyize hamwe mu kubungabunga amashyamba. Ese ni ibihe bikorwa bamaze gukora mu kubungabunga ibidukikije? Turakomeza twumva umwe mu baturage b'Inyamagabe wafatanyije na bagenzi be bagakora koperative. Batangiye bahinga pepenieri ariko kuri ubu bihangiye umurimo kandi babeshejeho. Ese uwo murimo ni uwuhe? Nimujye kure radiyo zanyu, ikiganiro ku buryo burambuye ni mukanya. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo Ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM. Bakunzi b'ikiganiro ejo, mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, reka tubanze twumve bumwe mu butumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize. Ubutumwa bwa none bugiye kwibanda ku kiganiro cyari gifite insanganyamatsiko yagarukaga ku bakobwa bakw'abahungu. Aho twibazaga tutese mubona mutu umuco w'abakobwa bakw'abahungu. Dore ibitekerezo mwadusangije. Uwiringiyimana Jean Claude uherereye Irongi mu butumwa bwavuga ko mu muco nyarwanda umuhungu ari utanga inkwano bisobanuye ishimwe ry'ababyeyi. Naho kwikwa kw'abakobwa ntibikwiye pe. Uzamurera Marceline uherereye Nyamagabe avuga ko umuco wadutseho gukwa abahungu abona atari byo. Gusa icyakorwa umuhungu aramutse adafite ubushobozi yamufasha nko kubaka. Atari ko hari n'abo ufasha bakazaguhemukira. Yasoje ubutumwa bwe avuga ko abahungu bakwiriye gukora ntibatege amakiriro ku bakobwa kuko atari umuco nyarwanda. Dukomereze kuri bamuhoranye uherereye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi yagize ati ndabakunda cyane mu kiganirijo. Mutugezeho ibiganiro bitwubaka, natwe niduhema kubatega yombi. Natwe turabakunda. Uyu ntiyatwibwiye afite nimero iherwa n'868 avuga ko umusore n'umukobwa bakwiyumvikanira ubwabo bagafashanya. Aravuga ko uwo muco w'abakobwa bakw'abahungu atari wo rwose. Namwe mudukurikiye mushobora kutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa ariyo 072 80 28 23 cyangwa kuri 078 75 81 Ushobora kandi gukoresha iyi nimero ukatwandikira kuri WhatsApp. Ushobora kudusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Facebook, Instagram na Twitter aho wandikamo Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Uyu nawe ntiyatwibwiye afite nimero iherwa na 224 yagize ati ni hatari. Abakobwa bafite ubwoba bwo kutabona abagabo, atariko nta kundi byagenda. Joseline uri mu karere ka Nyanza ati turabakurikiye mutugezaho ibitekerezo byubaka. Joseline natwe turabakunda. Pacifique uherereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi, ubutumwa bwawe twarabubonye kandi warakoze. Reka ubutumwa bwa none tuwinire kuri Evode uherereye mu karere ka Kicukiro ahavuga ko umukobwa n'umuhungu ari bo bajya biyumvikanira ku by'inkwano. Ati kuko kuba umuhungu nta bushobozi afite bwo gutanga inkwano ntibikuraho ko akundana n'umukobwa. Reka mpiniraha ariko ubutumwa mukomeze mubwohereze tuzabuhiraho ubutaha. Nicole wasubirana ijambo ugakomeza n'ikiganiro. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, reka noneho twinjiye mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kuganira ku bidukikije.
Ibidukikije ni urusobe rw'ibintu bigizwe n'ibidukikije kamere n'ibiva ku bikorwa bya muntu, harimo ibinyabutabire, urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'ibikorwa by'ubukungu n'imibereho y'abantu. Ibirebana n'umuco, ubwiza ndetse n'ubumenyi bishobora kugira ingaruka ziziguye cyangwa zitaziguye ku majyambere y'ahantu, ku binyabuzima no ku bikorwa by'umuntu. Ibidukikije biva ku bikorwa bya muntu bisobanurwa nk'ahantu hatunganyijwe hagenewe ibikorwa bya muntu bijyanye n'imibereho. Ikiremwa muntu kigira uruhare runini mu kwangiza ibidukikije kubera ibikorwa binyuranye byo gushaka imibereho ndetse n'iterambere ry'ubukungu. Iyangirika ry'ibidukikije rigira ingaruka mbi zinyuranye zirimo kwiyongera kw'imyuka ihumanya ikirere irimo n'umwuka duhumeka. Bimwe mu binyabuzima bishobora gucika ku isi burundu, amazi mu butaka akagabanyuka ndetse n'ibihe bigahindagurika. Naganire na bamwe mu baturage bari i Musanze na Kigali ku bijyanye n'ibidukikije, nuko mbabaza bimwe mu bikorwa babona abantu bakunze gukora byangiza ibidukikije. Tubumve, turagaruka mu kanya. Harimo gutema amashyamba, nubwo wenda hari uburyo agomba gusarurwamo, ariko hari umusozi ugeraho ugasanga neza umusozi wambaye ubusa. Ikindi bice by'icyaro usanga hari icyo bita ibiyorero, ibyatsi baba bakuyemo, urwiri baba bakuye aho bahinga, byakuma bakabitwika uko biboneye. Biriya nabyo biri muri bimwe mu byangiza ibidukikije. Kimwe wenda no mu mijyi by'umwihariko hari imodoka zikoresha mazutu, ugenda ugasanga barasohora ibyotsi byinshi cyane. Abirirwa bacukura imisozi bashaka mu y'agaciro, hahandi hateye ibiti ntabwo babihatera, ahubwo bahakora ibikorwa byo kwangiza ibidukikije. Hari n'inganda, ibyo byose biragenda bikangiza ibidukikije kuko n'ikirere n'umwuka duhumeka ubaho kubera ibidukikije. Ikintu cya mbere mbona abantu bakora cyangiza ibidukikije ni ugukoresha imbabura no gucanisha inkwi. Nk'iyo uri i Kigali mu gihe cy'izuba ugahagarara ku musozi umwe, ntabwo ushobora kureba hakurya, kubera ko nyine niba hari ingo 500 muri Kigali zose zigacanira imbabura 3 ku munsi, uribaza umwotsi zitumura mu kirere. Abantu bajya gutura mu bishanga cyangwa se nyine bakabyangiza nyine kuko ahenshi niho haturuka umwuka mwiza. Bikunze kwangiza ibidukikije twavuga ko ni ibikorwa by'abantu birimo gutema amashyamba, gutwika amashyamba, kujugunya imyanda, birimo gutwika amapine y'imodoka cyangwa se n'ibindi byuma bikoze muri plastique. Twavuga ko ibyo bikorwa mainly ari byo byangiza ibidukikije. Turabashimiye cyane ku bitekerezo byiza batugejejeho. Bamwe bagarutse ku gucana amakara, gutema ibiti byo kubakisha ndetse n'inganda nka bimwe mu bikorwa byangiza ibidukikije. Nawe uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi. Ese ubona uruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije ari uruhe? Twandikira ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Ushobora kandi gukoresha iyi nimero ukatwandikira kuri WhatsApp. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango w'abibumbye, ikigo gishinzwe kurwanya inzara FAO cyangwa se Food and Agriculture mu rurimi rw'icyongereza, bwerekana ko 17.6% by'ubutaka bw'u Rwanda bugizwe n'amashyamba. U Rwanda ni igihugu cyabashije kuba cyateza imbere umuco w'isuku ndetse n'ibidukikije kuva mu 2008, aho leta y'u Rwanda yaciye burundu ikoreshwa ry'amashashi na za plastike. Ibi byatumye umujyi wa Kigali ushyirwa ku mwanya wa mbere mu 2008 na bamwe mu bakozi b'umuryango w'abibumbye batuye mu mijyi itandukanye ya Afurika nk'umujyi ufite isuku kurusha indi mijyi. Kuba leta y'u Rwanda yarabashije gukuraho ikoreshwa ry'amashashi na plastike byahaye amahirwe ba rwiyemezamirimo mu kuba bakora ibyo abantu bapfunyikamo, urugero nka envelope kaki. Mu mwaka wa 2016 biturutse ku gitekerezo cya Ange Imanishimwe, bamwe mu rubyiruko baturiye pariki ya Nyungwe bishyize hamwe bashinga koperative igamije kurengera ibidukikije. Batangiye bahinga pepinieri, bakanaha abaturage ibiti byo gutera. Ubu bakora isuku muri iyi parike, imyanda bakuyemo bakayibyazamo amakara adatanga imyotsi azwi nka briquette. Ese iki gitekerezo cyaje gute? Ni mu nkuru twateguriwe na Ariette Nishimwe mu karere ka Nyamagabe.
ahangaha mushobora gucuma gake harimo nk'amoko 30 y'ibyatsi, ariko muri ayo 30 y'ibyatsi hari ibyo tubona n'amaso, ariko iyo byahiye ukabirangizaho ya miti irabura, abana bakenera kuzabyiga bakaza bakabibura. Uyu utanga ibisobanuro ku bidukikije ni Mugendashyamba Emmanuel, umugabo wamaze imyaka 14 ari umuhigi muri parike y'igihugu ya Nyungwe. Uyu munsi ni umwe mu babungabunga ibidukikije bibumbiye muri koperative Biocop ikora amasuku muri iyi parike kuva mu myaka 3 ishize. Ese iyi koperative yaje gukemura iki? Irene Duhuzukuri, umwe mu bayitangije, arasobanura. Urubyiruko ruvuka hafi na parike y'igihugu ya Nyungwe banza kureba nk'uko umuntu wese yakora umushinga, banza kureba ikibazo gihari. Dusanga kimwe mu bibazo parike yari ifite bwari ba rushimusi birirwaga ari abatwika, ari abica inyamaswa bajya kuzigurisha. Gutangira iki gikorwa byari birenze ubushobozi bwabo, bituma bahera ku gukora amasuku mu busitani bw'ibigo by'amashuri. Mu gutangira Irene aribuka uko babigenje. Bijyanye n'amafaranga twashoboraga kubona muri icyo gihe no gutangira dukora pepiniyeri, tugakora ingemwe z'ibiti zigurishwa, ariko kandi nanone tugafatanya n'ibigo by'amashuri gukora ubusitani, ndetse ariko nanone tugafatanya na leta mu kwigisha abantu kurengera ibidukikije, ndetse duhugura abantu bahoze ari ba rushimusi. Ibi byatanze umusaruro ku kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, dore ko pariki yari itakirimo ibiti kimeza gusa kandi bikoresha amazi menshi. Irene arakomeza. Rero bigendanye nuko 70% y'amazi dukoresha mu gihugu aturuka muri parike ya Nyungwe, kandi twarabonaga yuko ibyo biti bikomeje kwiyongera. Hari barushimusi bajyaga muri parike akagenda yitwaje nk'avoka ari burye, yageraho yamara kuyirya agatama nk'ikibuto aho ngaho kikaba kimereye aho ngaho muri Nyungwe. Aba ba rushimusi bahuguwe ku kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ku buryo magingo aya inyamaswa nibo bazirindira umutekano. Mugendashyamba ni umwe mu bahoze ari ba rushimusi, aradusobanurira akamaro k'inyamaswa. Tekera aho ngaho ku bidukikije, ubu nsigaye menya ngo n'urutozi urari urutozi mubona rugenda hasi, nsigaye maze kumenya akamaro kago. Murazibona zibera ku misozi, iyo imvura igiye gucika zimanuka zikajya mu kabande. Icyo gihe niba ubibonye inshuro imwe, iya kabiri uzatubona ati imvura iracitse. Noneho inshuro ya kabiri nuzibona zitera zigaruka zizamuka ziza imusozi hejuru, uzavuga ati imvura igiye kugwa, reka mpamike mpinge. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese akumva yuko kubungabunga ibidukikije bimureba, cyane ko hari abantu bavuga bati twebwe wenda twiga computer science, wenda kubungabunga ibidukikije ntibitureba, ariko yibuke ko azakenera gukoresha umuriro uva hehe? Nuko haba habonetse amazi. Iyi koperative imaze imyaka 3 ibayeho mu murenge wa Kitabi, kandi ifite abanyamuryango 47, harimo abategarugori 9. Bakora amasuku muri parike, kandi imyanda bakuyemo bayikoramo burikete, ibi bizwi nk'amakara adatera imyotsi. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo, kubungabunga ibidukikije nibwo buzima, bityo n'inshingano za buri wese. Nishimwe Ariete kubw'ikiganiro Ejo kuri radiyo Ijwi rya Amerika mu karere ka Nyamagabe. Turamushimiye cyane Ariete Nishimwe ku kiganiro kizagiranye na bamwe mu bagize iyi koperative yitwa Biocop. Twumvise Mugendashyamba Emmanuel agaruka ku kuba ishyamba rya Nyungwe ryari ryaribasiwe na barushimusi ndetse n'abatwika ishyamba. Ibi byabateye kwishyira hamwe mu kurindira ishyamba, bakajya barikoramo isuku, ndetse bakaba baranihangiye umurimo wo gukora amakara adatanga umwotsi azwi nka briquette. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo, ndetse namwe rubyiruko muduteze amatwi, mumaze kwiyumvira icyo aba baturage bo mu karere ka Nyamagabe bakoze mu kubungabunga ibidukikije. Ese wowe uduteze amatwi ubona uruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije ari uruhe? Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi, wandika ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo 0728 02 82 32, cyangwa kuri 0787 58 14 11. Ushobora kandi gukoresha iyi nimero ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Reka mbibutse kandi ko icyari ikiganiro Ejo mukomeje gutega amatwi, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro. Muri studio muri kumwe nanjye Nicole Giraneza. Amashyamba ni kimwe mu mutungo kamere u Rwanda rufite, ariko by'umwihariko kuba rugifite amashyamba ya kimeza bikaba akarusho kuko bifasha mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Kubera ubukana bw'iyangirika ry'amashyamba cyane cyane ya kimeza, hashyizweho iteka rya Minisitiri rirengera bene ayo mashyamba adafite kirengera.
Iri tegeko ryaje gushyigikira irigenga ibidukikije, rigaragaza neza ubwoko bw'ibiti bigomba kurindwa kandi rikanatunga agatoki aho biherereye ku buryo n'umuntu wafatwa bitema ahita akurikiranwa. Rumwe muri izo ngero ni ibiti byitwa umushikiri byari byibasiwe mu minsi ishize aho byavugwaga ko bitanga imibavu. Ariko nyuma yo gukaza iri tegeko abafashwe bagakurikiranwa n'ubutabera byaracitse. Kwangiza ibidukikije si ikibazo kiri mu Rwanda gusa kuko no mu minsi yashize igice giherereye muri Brazil cy'ishyamba rya Amazon rifatwa nk'igihaha cy'isi kuko ritanga 20% by'umwuka duhumeka byibasiwe n'inkongi y'umuriro. Ikigo gishinzwe ubushakashatsi mu by'isanzure muri Brazil cyatangaje ko umubare w'inkongi muri iki gihugu wazamutse ku kigero cya 80% ugereranyije n'umwaka ushize. Abashyirwa mu majwi kuba inyuma y'iyi nkongi ni abakorera imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi muri iri shyamba nk'uko bitangazwa n'umuryango udaharanira inyungu ushinzwe kureberera Amazon. Nubwo hari abagikora ibikorwa byangiza ibidukikije, Yves Butoyi ni umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda muri Koleji y'Ubuhinzi n'Ubworozi ishami rya Huye. Ni umuyobozi w'urugaga rw'abanyeshuri bita ku mashyamba no kurengera ibidukikije Rwanda Forestry Nature Conservation Student Association rwashyizweho mu mwaka wa 2016, rukaba rugizwe n'abarenga 60 biganjemo abiga ibijyanye n'amashyamba no kurengera ibidukikije. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Jean Aimé Muhawenayo yagarutse ku bikorwa bakora byo kubungabunga ibidukikije ndetse n'inama agira urubyiruko. Reka tubumve. Icyambere wari ugamije kuba wafasha abo banyeshuri baje kwiga ibyo bintu kubyinjiramo babikunze. Iyo hari umuntu uri imbere yawe wageze mu kintu akakubwira uko icyo kintu ari cyiza birakorohera. Intego yindi ikaba iyo kwegera abaturage by'umwihariko tugamije kugira ngo ibyo twiga bwa bumenyi dukura mu ishuri dushobore kuba twabukoresha hanze bugira icyo bumarira abaturage by'umwihariko abegereye iyo kaminuza twigamo. Muri urwo rugaga rwanyu rwo kurengera ibidukikije ni ibihe bikorwa by'ingenzi mumaze gukora byo kurengera ibidukikije? Bimwe mu bikorwa twakoze twagiye dusura ibigo by'amashuri by'umwihariko amashuri abanza n'ayisumbuye, ndetse rimwe na rimwe umwana abona bavuga ngo umuntu natema igiti baramuhana akumva ko wenda no kubangamira kuko azi ko se ari we witereye igiti, akumva ko kumubuza kugitema, akumva hari abana batubazaga ibibazo nk'ibyo ngibyo, ese ko umuntu yitereye ishyamba kuki bamubuza kuritema? Uyu musobanuriye akamenya impamvu ishyamba utagomba kuritema uko wiboneye, nubwo rwose waryitereye, bituma akura yumva akamaro k'igiti, akaba yanafata iyambere mu kurengera ibidukikije. Twagiye dusura abikorera nk'abamotari tukabaganiriza, urabona mu kazi kabo bakora ka buri munsi gakoresha amamoto, hari imyotsi ijya mu kirere bashyira mu kirere bo ubwabo, iyo nawe yangiza ibidukikije. Tugakorana umuganda nabo, nyuma y'umuganda tugafata umwanya nk'uko muzi ko nyuma y'umuganda ubundi baganiriza abaturage, natwe tukagira umwanya wo kuganiriza abaturage by'umwihariko ku kurengera ibidukikije no kubungabunga amashyamba. Ikindi twakoze nuko twafatanyije ku rwego rw'igihugu ku munsi w'igiti, twafatanyije nabo gutera ibiti muri Kigali, ariko bamwe bari bari Kigali ubwo kuko twari turi mu kiruhuko, abandi bari hano i Butare. Ibikorwa mubona bikunze kwangiza ibidukikije byaba ari nk'ibihe? Ibikorwa bikunze kwangiza ibidukikije harimo gusarura amashyamba mbere na mbere hagendewe ku nyungu bwite z'amafaranga. Hanyuma ikindi kintu kirimo kwangiza ibidukikije ni ikintu cyo gushyira imyanda aho wiboneye. Niba uri kugenda mu muhanda ukaba wafata ikintu uri kurya shikarete, uri kurya biscuit se, ishashu itaye mu muhanda ukumva ntacyo bitwaye, ni ikintu nacyo twakomeje kugenda tuvuga ko bikwiye kujya bicika ahantu hose, atari no kuvuga ngo ni mu mujyi gusa, ukumva ko ikintu kigomba gushyirwa mu ahabugenewe muri ziriya puberi cyangwa se ingarani. Hanyuma n'ikindi mu bigo bikomeye cyane cyane nk'ibigo by'amashuri usanga ibikoresho electronique nabyo ni ikintu kirimo kiraba ikibazo muri no minsi, amamashini ashaje, ibintu by'ibyuma bishaje. Dusoza, ni nk'izihe nama mwagira abateze amatwi ikiganiro ejo muri aka kanya by'umwihariko urubyiruko kugira ngo nabo bumve ko ari inshingano zabo kurengera ibidukikije? Urubyiruko rukwiye kumva ko kurengera ibidukikije ari inshingano ndetse yibanze, noneho akanatekereza ku kuba aha turi nk'urubyiruko hari ba data bahatambutse, hari ba sokuru bahatambutse, ese iyo baza kwangiza ibidukikije tuba turi, agatekereza nawe noneho naramuka yangije ibidukikije cyangwa se umuntu yangije ibidukikije amurebera ntagire icyo akora, arumva twebwe abana bacu bazaba. Dukwiye kureba tukarenza amaso ibya none, cyane cyane ingaruka kuri cya kintu, ntitwite ku nyungu z'aka kanya ngo tumve ko niyo umuntu agwaye akazi ko gukora mu ruganda akakubwira ko imyanda uzajya uyimena aho munsi y'inzu, amazi uyayoborera mu muhanda, wowe ubikora kuko aguhemba. Oya, nyuma y'uko aguhemba tekereza ko ibyo uri gukora bishobora kugira ingaruka ku buzima bwawe n'ubw'umuryango nyarwanda muri rusange. Ibyo bitume ugira ishyaka ryo kumva ko nawe nyuma y'uko urengera ibidukikije ukwiye no kureberera abandi, ntihagire ubyangiza ureba. Abangiza ibidukikije
baguze imodoka kuko urubyiruko utaragura imodoka ukumva ko abangiza ibidukikije ari abaguze imodoka oya nawe ariko urimo urarya urubita ugata amashashi uko wiboneye ntutekereze ko iyo shashi iri bwangiza ibidukikije urakoresha plastike wagira hano bayiguha nk'igikoresho ukumva kukijugunya mu murima ntacyo bitwaye oya banza wihereho nk'urubyiruko umenye ese kuki kurengera ibidukikije ari ngombwa hanyuma nawe ufate iya mbere mu kuba wafasha n'abandi. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mwiyumviye namwe uko aba banyeshuri bishyize hamwe bakagenda bakora ibikorwa bitandukanye byo kubungabunga ibidukikije harimo no gukora ubukangurambaga. Mwiyumviye kandi ko ari inshingano za buri wese kubungabunga ibidukikije kugira ngo turusheho kubaho mu mahoro arambye. Bamwe mu baturage twaganiriye muri iki kiganiro kandi hari n'abagarutse ku ruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije. Tubumve turakomeza mu kanya. urubyiruko rwo rwabwo badafite babakoresha ngo babigishe ko bagomba kurengera ibidukikije. Sindabona ahantu hateraniye inama bagisha urubyiruko kurengera ibidukikije. Iyo ni polisi ya guverinoma mu kurengera ibidukikije, noneho bakigisha rwa rubyiruko batangiriye mu mashuri mu muganda bakabivuga. Sindajya mu muganda ngo numve bavuga ngo turengere ibidukikije. Leta rero ikwiye gushyiraho ingamba zikomeye. Hari ibyo bashyizeho ariko nibakomeze bigisha urubyiruko mu nama babwira urubyiruko ngo murengere ibidukikije. Habeho n'ibyapa ku mihanda kuko ni ikibazo gikomeye kuba abantu batarengera ibidukikije. Ubwatworohera ni mu buryo navuga bwa awareness bwa education, kuba wafata nk'umwanya wenda ku social media, kuba wafata amafoto ukajya uvuga uti mu by'ukuri abantu tujye duharanira kubungabunga ibidukikije ni byiza. Ibintu nk'ibyo bitandukanye twumva ko ari inshingano zacu kuko nibitaba ibyo ahazaza ni habi kandi ntabwo ari byiza kuri twe n'abazadukomoka. Numva uruhare rwabo rukwiye kubanza gusobanukirwa n'akamaro k'ibidukikije. Icya kabiri cyakurikiraho ni ugushyira imbaraga mu kubyitaho nko gutera ibiti. Hanyuma leta yari ikwiye kuba yashyiraho uburyo bwo gukoresha urubyiruko kuko rurahari, ni amaboko y'igihugu kandi igihugu cyashyizeho ingamba zinoze urubyiruko rwakora bigatanga umusaruro kandi leta idatanze amafaranga menshi. Biragoye ko urubyiruko rw'ubwarwo rwakwishyira hamwe kugira ngo rubikore, ariko leta ibikoze ibinyujije mu nzego z'ibanze nibwira ko urubyiruko rwakora kandi rugatanga umusaruro ufatika mu kubungabunga ibidukikije. Barakoze cyane ku bitekerezo byiza badusangije. Bamwe bati kwitabira umuganda ndetse no gutera ibiti ni bimwe mu byakorwa n'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije. Ndacyari kumwe na mugenzi wanjye hano Christelle Wikeza, ndagira ngo nawe atugezeho bimwe mu bitekerezo amaze kwakira ku batwandikiye ku bijyanye n'insanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi. Kuri iyi nsanganyamatsiko y'uruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije hari abakunzi b'ikiganiro mbona bamaze kugira icyo babivugaho. Alpha aravuga ko uruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije rutaratera intambwe ishimishije. Ati naho ibikorwa abona byangiza ibidukikije aho atuye, ati hari nk'itwikwa ry'amakara, gutashya inkwi hagamijwe kuzicana ndetse no kuriragiramo amatungo. Kirenga wati mbona twe nk'urubyiruko nta gaciro duha ibidukikije kuko akenshi tubifata nk'ibitatureba. Emmanuel we arasanga urubyiruko rukwiye kugira uruhare mu kubungabunga ibidukikije binyuze mu maklabu ndetse bakanagira ibikorwa bakora nko ku muganda w'icyumweru ndetse n'uw'ukwezi batera ibiti banatura amashashi kuko nayo yangiza ikirere. Claudine we asanga urubyiruko rukwiye gufata iya mbere mu kubungabunga ibidukikije binyuze mu bikorwa bitandukanye mu matsinda babarizwamo, yaba aho batuye, aho biga cyangwa bakorera. Nicole ubu nibwo bwari ubutumwa bumaze kutugeraho. Yego urakoze cyane Christelle kutugezaho bumwe mu butumwa bumaze kukugeraho ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi. Mbere yuko dusoza iki kiganiro reka mbanze nkwibutsa ibyo twaganiriyeho niba utatangiranye natwe muri iki kiganiro. Uyu munsi twaganiraga ku kubungabunga ibidukikije nka kimwe mu bintu byatuma abantu barushaho kubaho mu mahoro ku isi yose. Twumvisha ibitekerezo bya bamwe mu baturage bagaruka ku bikorwa abantu bakora byangiza ibidukikije. Aha harimo gucana amakara cyangwa inkwi, gutema amashyamba, imodoka zisohora ibyuka bihumanya ikirere ndetse n'ibindi. Twumvise kandi abaturage bo mu karere ka Nyamagabe bishyize hamwe bagakora koperative bakajya bakora isuku muri pariki ya Nyungwe. Kuri ubu bakaba barihangiye umurimo wo gukora amakara adatanga umwotsi bakora bavanye mu myanda. Aya makara azwi nka briquette. Nawe wari uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko twaganiragaho kuri uyu munsi. Ese ubona ari uruhe ruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije?
watwandikira ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Ushobora kandi gukoresha iyi nimero ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwe mwese twabanye kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro, nshimira na bagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro. Ni ikiganiro cyari gihagarariwe na Roger Nigena, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, mboneraho no kubibutsa ko ikiganiro ejo mugikurikira ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika mu masaha nk'aya. Mwakoze kubana natwe, njye nitwa Nicole Giraneza, ikiganiro ejo naho ubutaha.